Hey guys, this is your girl Shamsa, the hunter, the thinker, and the humble girl, and the hustler girl, welcome on the TV, guys. Mumezemte. Let me hope you're good and find different locations, east, west, north, south, and here muri Kigali mumezemte even n'abantu badukurikiye bari hanze y'igihugu mu nce zitandukanye z'isi turabasuje cyane tubifuriza ibihe byiza yo hanyuma rero nkuko bisanzwe murabimenyereye kuri TV tubaha inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. That's why tubabira ahantu hose tukahababira icyarimwe. That's why dufata umwanya tukajya mu nce zitandukanye z'igihugu kugira ngo tubazanire amakuru menshi agiye atandukanye. Hanyuma uyu munsi rero I want you guys to kugira ngo ndashaka ko mbaha situation ndashaka kubaha ishusho ya situation imaze iminsi iriho mu minsi ishize mu byumweru bibiri bishize. It's yari situation mbi, abantu benshi imitima yabo yari imeze nabi bitewe n'inkuru nyinshi mbi zigiye zitandukanye. Guys, mbere yuko nkomeza inama nagira urubyiruko, please we die young these days, man. Abantu bari gupfa, iki gikwiye kuba nk'ikimenyetso cyangwa se nk'impuruza nk'ikintu gikangurira urubyiruko ndetse n'abandi bose muri rusange. Tugerageze twiyeze, biragoye nyine, ariko umuntu wese ku ruhande rwe yagerageza kiyeza, kuko iyeze ubane n'abandi neza, ubane n'abagenzi bawe neza, ubane n'abantu bose bakuri ruhande neza, kwako dukurikije situation imaze iminsi ibintu byari bimeze nabi. Ntago ari hari abo tuzi nabo tutazi, ariko ubu tuvugana none hanangiye nakiri inkuru y'umuntu wabaga mu gipangu nabagamo mbamo yakivuyemo mu minsi ishize, and arapfuye. Yarageze mu mwaka wa nyuma kaminuza, yarafite umugore n'umwana umwe. Urumva birababaje. Rero nkomeje kuri situation yari imaze iminsi, ni situation mbi cyane. Twabuze abantu benshi batandukanye kandi b'abastari bari bafitiye akamaro igihugu, entertainment n'ibindi byinshi. Umuryango wabo urababaye ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Rero byari ku itariki 17 z'ukwa munani nibwo inkuru mbi yageze kuri public. Uwitwa Junior GT yanditse kuri Instagram ye, hariho ifoto ya mukuru we Yanga cyangwa se Tom. Aravuga ati, rest in peace big brother, to me you are the dad, and I have always believed in and looked up to in every situation, my inspiration and my mentor. Urumva ngo yamwise ni brother we, ni papa we, dad, and niwe yareberagaho mu bintu byose no muri situation yose. Kandi yari inspiration yiwe, yari umwarimu we. Yaravuze ngo my mentor, ruhuka mu mahoro. Byari ku itariki 17 z'ukwa munani bw'iyo nkuru mbi yamamaye, no mu ijoro ribanziriza iyo tariki, ko umuntu yatanze ibyishimo mu banyarwanda. Yanga yarasobanuye, turishima. Yanga yarakunzwe, ntago ari twebwe nk'urubyiruko gusa, abasaza, abakecuru. Ko Yanga actually nkanjye Yanga yatangiye gusobanura filime ngewe Shamsa ntaragera ku isi. Urumva kandi nanjye ndi mukuru bihagije, bivuze ko nyine yatanze ibyishimo by'igihe kirekire. Icyo kintu nyine ni ikintu cyabaye kitakunzwe, ni ikintu abantu batishimiye, kubura umuntu nk'uyu nguyu. Ubwo kuri iyo tariki 17 nibwo Yanga Junior yashyizeho nibwo Junior yashyizeho iyo post kuri Instagram, yabicishije ku rukuta rwa Instagram yiwe. Nyuma yaho abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bapostinga uyu mugabo Yanga, bagenda bashyiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma yaho nyuma y'iyo post ya ntuza ya Junior kuri iyo tariki ku itariki 19 z'ukwa munani, undi mustar cyangwa influencer cyangwa se mu YouTuber twese tuzi nka Yago, the top shara number 1, yashyizeho nawe video ya Yanga, aravuga ngo kumenya Imana nibwo busirimu. Iyo video nayo yaratrendinze cyane.
yaracenze cyane ku buryo nyine abantu benshi bagiye bavuga ati Imana ishimwe, Yanga agiye amenya Imana se, like agiye aheza n'ibiki. Gusa ibyo like turishimye cyane ko yaragiye ari mu nzira nziza, and Imana niyo izi byishe nibigaragara, nizi umuntu uri mu nzira mbi ni nziza. Gusa icyo navuga gikomeye kibabaje kuri Yanga like yari umuntu ufitiye akamaro igihugu. Ikindi yari afite umuryango, afite abana, afite umugore. Urumva ni ibintu bibabaje cyane. Iyo situation nkuko nkomeje mbivuga yari situation mbi cyane, abantu tutishimiye twese muri rusange umuryango nyarwanda, kandi reka tumwifurize kuruhuka mu mahoro. Hanyuma rero indi nkuru navuga yari yari mbi kandi yabaye yari situation mbi, nta muntu n'umwe wabyishimiye, nta muntu. Hari ibyo ngeraho nkabura uko mvuga, ariko ni indi inkuru ya Bravan. Njyewe nari ndi kuri Instagram and then ndi guscrollinga nk'ibisanzwe, ndangije nza kugera kuri post yari yapostinzwe na Fata ku mavuta. Abantu benshi like njyewe sinzi byari kera, ariko njyewe Fata ku mavuta asigaye like postinga ibintu nkagira amakenga, kuko mbere namufata nk'umuntu uzana inkuru zitari izanyazo, ariko asigaye postinga ibintu nkagira ubwoba, kuko mba nzi neza ko 70% iyo nkuru aba ariyo. Fata ku mavuta yarapostinze ati umuhanzi Bravania ngo yapfuye. Ntago nyine nahise mbyemera, ko nagize ubwoba, kuko nyine sigaye ngira amakenga ku bintu yapostinze, kuko nzi neza ko like ibyo bintu nyine biba 70% bari ibyo. Hanyuma rero iyo nkuru nayo ibikiba kimomo, ibintu biraba like ibi byanyabyo bamwe tutarabyizeraga, ariko bibaho. Araducika. He was a legend. Yadukoreye imiziki myinshi myiza, turaryoherwa. Ni mutoya, ni inkuru mbese iteye ubwoba nayo, kuko ni mutoya, umwana utaranashaka umugore basi ngo avuge ngo nsize umwana, kandi n'abafite abana ntibakwiye gupfa, ariko at least yaba afite uzamucungura. Birababaje, ariko nyine icyo navuga nyine umuryango we wihangane, inshuti ze ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko nyine twese niyo nzira. Ikindi nyine na situation yari hari ntago yari nziza, until now ntago situation turayivamo. Even na media yabuze mama we, abantu benshi babivuzeho muri rusange, entertainment, abastar benshi barababaye kandi baramutabaye. Situation turimo cyadusa nabo nyine dusa naho turi kuyivamo, uretse ko bitakoroha. Ntago twakwibagirwa bino bihe bibe bimeze gutya, ntago twabyibagirwa gutya mu buryo bworoshye. Bizafata igihe, imiryango y'abantu babuza babo bizabafata igihe, kugira ngo nyine babe bakongera bamere neza. Ariko muri rusange ndihanganisha buri muntu wese uri kumva cyangwa uri kureba kino kiganiro cyo kuri The Youth TV. Wowe wabuze wawe, umva ko utari wenyine, nturi wenyine. Umuryango nyarwanda n'abanyarwanda muri rusange tukuri inyuma, tugufashe mu mugongo, kandi ni wihangane, nukomere. Ibihe bibi bizashira, kandi tuzasanga abashu twabuze. Ikindi na apati y'ibyo ngibyo, nyuma y'ibyo nyine tugomba, nyine ibibazo bibaye tugomba gukomeza. Like you have to continue to live, tukabaho kubw'abacu bagiye, kugira ngo tutacika intege ngo tumere nabi. Let us make them proud, aho bari bumve ko tutashenguwe umutima nuko bagiye, ahubwo twakomeje tukabaho, kugira ngo nyine tubaheshe ishema. Nyuma y'ibyo ngibyo rero hari ibitaramo biri kujya mbere, hari ibyabaye n'ibindi biri kuba. Kuri The Youth TV turabashishikariza umuntu wese nyine uri kumva The Youth TV, please utazacikwa n'umunsi uzaba wa bigomba guhinduka. Muri description turabashyiramo itariki, tubashiriremo na momo pay y'umuntu wese ukeneye kujya mu gitaramo cya bigomba guhinduka cya Etienne and Jafet
please ntuzabure mu gitaramo cya Etienne na Jafet. Naba comedian nkunda cyane, abo ba comedian man barankoma, ndabemera byatari. In description wowe urareba itariki, ndaguha na MTN like code momo pe uri bugurireho itike yawe. Ntucikwe ntago ari amafaranga menshi, kugira ngo tugende duseke twishimane na group ya Jafet and Etienne, you know. Ikindi I was there igitaramo cya Rusine, inkuru ya Rusine, man he's a good man, ndamufana nawe byari byiza, kandi ibindi byose biri kugenda biba. Please mureke nyine to like a party ibintu byabaye, ndababwiye nyine nabibabwiye kugira ngo making someone proud, nyine atuma aba proud of yourself, ukomeza kubaho ukishima, kugira ngo nyine aho ari yumve na wishimye kudusigaye mu gahinda. Mureke nyine duparing, kandi you guys umuntu wese nyine kuri The Youth TV, please ntuzacikwe n'igitaramo cya Jafet na Etienne. And please nasoza nakubwiye wowe umuntu utarakora subscribe kuri The Youth TV, ngende kubabwira mbabwisha kuri nka CEO wa The Youth TV. I have many different things, man. Nago kibagirwa gusoza mbabwiye ko nyine the reason why ndi gukora zino video zifite like n'umundi nzakomeza nzikora ko inyinshi nzakora nzasamba ndi kuri kamera. I know you miss me on the camera, nuko nari nsa n'ugihuzemo kubera kwiga n'ibyo, ariko haraburi igihe gito cyane you guys ngo mumbone kuri kamera kitageze ku cyumweru, ubundi duhashye koko nzabakora ibintu byinshi bitandukanye, nzabagira ahantu henshi, nzabazanira inkuru nyinshi. Let's meet next time. I love you guys. Ciao. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Love you all.